Ndabashoboje cyane bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi imigisha ituruka ku Mana ibe kuri mwe muri aka kanya. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 5. Turasoma umurongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli 5:6 kugeza ku 8. Hanyuma umwami ahagurukana n'ingabo ze bajya i Yerusalemu, batera abayebusi b'abaturage baho bari baracyocyoye Dawidi bati, nutamaraho impumyi n'ibirema ntuzatugeramo, kuko bibwiraga ko Dawidi atabasha kuhagera. Ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni haba ururembo rwa Dawidi bwite. Uko niko byagenze. Uwo munsi Dawidi aravuga ati, umuntu wese uzanesha abayebusi azajugunye mu rusumo ibyo birema n'impumyi umutima wa Dawidi wanga. Nicyo cyatumye bavuga ngo nta mpumyi cyangwa ikirema bizinjira mu nzu. Imana itugire neza cyane. Nuko Dawidi aba muri icyo gihome, akita ururembo rwa Dawidi, yubaka impande zose uhereye inyuma ya Milo ukageza imbere yaho. Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Amen. Hanyuma ndagira ngo kandi tutagiye kure dusome muri icyo gitabo cya Samweli cya kabiri, ibice 9 umurongo wa 1, turigira hepfo gatoya nanone. Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli 9:1. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwa Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere yagwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndiki ko unyitaho, kandi ndi intumbi y'imbwa. Imana iduhana umugisha ku bw'aya magambo dusomye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urukundo rwa Dawidi na Yonatani, Bibiliya ivuga ngo rwari urukundo nk'urw'agati gakubiranije. Dawidi yari yarakoze ikintu gikomeye cyane kiyandika ku mutima wa Yonatani. Igihe bari muri cya kibaya cya Era bahangayitse, Sawuli n'ingabo nyinshi cyane za Isiraheli baberabejwe n'Abafilisitiya barabazahaje iminsi 40. Goliyati abazahaza, abasakuriza,
asuzugura Imana, asuzugura umwami, asuzugura Isiraheli. Dawidi yaje agemuye, mu by'ukuri nta kindi cyamugenzaga kwari ukureba bene se nk'uko ise yaramutumye, ariko ishyaka ryamubaga mu mutima ntiryamukundiye acyumva hari umuntu usuzuguye Imana ya Isiraheli yumva. Haleluya. Iryo shyaka yagize igihe ingabo zose za Isiraheli zari zifite ubwoba. Yonatani yari ari aho na Sawuli, kandi ukurikije uko imiyoborere ya kera yabaga, umwami yabaga ari aho agomba kuzava agasimburwa n'umuhungu we. Ariko Yonatani ubwoba bwari bwamutashye, yibaza ngo ese ko mbona intambara zikomereye data turi kumwe, umunsi azaba ntahariho bizagenda bite? Yibaza ngo ninde wadukiza igisuzuguriro dufite ubwo Goliyati tuzahaje gutya. Mu magambo make, agiye kubonabona umusore muto cyane w'imyaka 17, umusore w'umugenda w'inzobe, akoreshejwe n'Imana muri bwa buryo tubizi, yica Goliyati, amuca igihanga, impundu ziravuga. Yonatani wibonaga mu rungano rumwe na Dawidi anezezwa n'icyo kintu, ashyira Dawidi ku mutima. Haleluya. Ku rwego rukomeye, bituma iyo usomye ijambo ry'Imana rikwereka ko yahise atangira kwibona we nk'umuntu ugayitse ndetse imbere ya Dawidi. Aravuga ngo mu masezerano bajyaga bagirana, najyaga amubwira ngo wowe uzaba umwami ngusimbure, kuko wakuye Isiraheli w'igisuzuguro tureba. Rero uzaba umwami ngusimbure, jyewe nzakungiriza igihe data azaba atakiriho. Ariko Imana y'umuhanga, Imana y'inyamibare, ikurikije uko imikorere cyangwa se imisimburanire y'ubwami uko yari iri mu Isiraheli, ibona ko bitazakunda, kuko n'Imana irindi ijambo yavuze. Haleluya. Igihe cy'urupfu rwa Sawuli, ubwo murumva ko nihuse cyane, byabaye ngombwa ko apfana na Yonatani. Bapfana muri iyo ntambara, intambara irarangira, Dawidi asigara ari uhari, Yonatani adahari. Kuko iyo ahaba, birashoboka ko abiru b'ibwami n'abatamzi batari kwemera ko Dawidi yimikwa. Hanyuma Dawidi abona niwe usigaye wenyine. Abonye asigaye wenyine, afata ingoma, ayobora Isiraheli. Ni urugendo rurerure, inkuru ntabwo umuntu yayivuga yose ngo ayivimuzi, ariko izo ni incamake z'ibyo dushaka kuvuga, tuganisha ku kwibuka ineza ukitura ineza. Mu ntambara nyinshi rero Dawidi yarwanye abohoza igihugu, arwana intambara nyinshi z'uburyo butari bumwe. Sawuli amaze gupfa, haba ibibazo bikomeye cyane mu muryango wa Sawuli, abantu benshi barapfa bikomeye. Mu ntambara z'uburyo butari bumwe, arwana n'abayebusi, arwana n'abafilisitiya, arwana n'uduteroshuma twazaga dushaka kugira ngo tumuhirike. Ariko Imana kuko yari yaramutoranije, imuha imbaraga, imuha ubushobozi. Haleluya. Abasha kugenda atsinda izo ntambara. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma nk'uko twasomye rero, twabanje gusoma aho amariye kubohoza igihugu cya Isiraheli cyose, amaze kuba umuyobozi, ategura ururembo agomba kubamwo nk'umwami, cyangwa se reka tuvuge ngo umurwa mukuru wa Siyoni. Ahagira ururembo rwe, ariko atanga itegeko ko mu rurembo rwe nta mpumyi, nta kirema, nta muntu n'umwe ufite ubumuga ugomba kuba muri urwo rurembo. Bose barirukanwa, itegeko riratangwa, twabisomye. Hanyuma muri uko gutangwa, biza kuba ngombwa ko n'uyu Mefibosheti dusomye, wari usigaye mu muryango wo kwa Sawuli, nawe yirukanwa mu mujyi. Akavuyo ko kwirukana amakajorite, impumyi, abantu bose badashoboye, badafite icyo bashobora kumara, batatabarira igihugu, batagira icyo bamarira igihugu, birukanwa mu rurembo rwa Dawidi. Uyu Mefibosheti nawe yibona yaratawe
yibona kwa Makiri hepfo yo za Kinyamakara, ahantu kure cyane mu byaro bibi, ahantu yagenze ibirometero bitari bikeya avuye mu murwa. Yibona iyo umukwabo wo kwirukana amakajorite umukura mu mujyi. Nubwo intambara zasaga nk'izibaye nk'izigiye iruhande rumwe, ariko yibona kuba mu mujyi bidakunda. Ageze kwa Makiri Irodebari, atekerereza abantu cyane ku itegeko ryabaga ryatanzwe bizwi. Hanyuma rero bibi iyo ngiyo birumvikana ko ashobora kuba yarahageze, akegeranya amatsinda y'abantu, akavuga uburyo Dawidi atari mwiza, akavuga uburyo yimye ingoma. Birashoboka ko hari n'ibyo atarazi, kuko wenda igihe yakundanaga na se ntabwo yari ariho. Aravuga ati umwami atwirukanye mu mujyi, ngo ntashaka kajorite, ngo ntashaka abantu bafite umumuga, aratwirukanye. Imana idufashe. Ndagira ngo nkwibutse uburyo amateka ashobora kukujugunya ahantu. Uyu mwanya, uyu mugoroba, wibuka aho amateka yagiye akujugunya. Twagiye twibona ahantu habi, amateka akatujugunyayo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari abantu batize kandi batsinze, higa abandi amateka bajugunya iyo ngiyo, bajya kwiga za Serayi, bajya kwiga amashuri asuzuguritse, amateka arabajugunya, imyanya myiza ntibayihabwa. Hari amateka agiye ajugunya abantu, umuntu akibona ahantu atarakwiye kuba ari, kubera ibihe, kubera imihindagurikire y'isi. Ariko uyu mugoroba naje kukwibutsa uburyo Imana yakurikiranye ijambo ryayo ku buzima bwawe n'umugambi wayo yari ifite kuri wowe, ikagukurikirana, ikakurinda, ikakurengera. Uyu munsi wa none ukaba uriwe. Imana idufashe cyane. Wibuka aho amateka yagutaye, wibuka aho ibihe byigeze bigusiga. Hari ahantu twagiye twibona utatinyuka kwigaragaza, abantu barahinduye amazina, abantu barahinduye amarangamuntu, abantu barihinduye ubundi bwoko kugira ngo barebe ko bwacya kabiri. Ayo ni amateka agiye adushyira ahantu habi mu bihe bitandukanye kubera imihindagurikire y'isi. Ariko Imana ya Isiraheli, haleluya, iradukurikirana, iraturinda, itugirira neza. Reba aho uri, reba aho wicaye. Imana yakugize umugabo utarabitekerezaga, yakugize umugore utarabitekerezaga, yaguhaye akazi utarabitekerezaga, yaguhaye umugisha utarabitekerezaga, yahinduye ubuzima bwawe uko utabyibwiraga. Hari abantu bari bazi ko batazaryama kuri matora. Hari abantu bavutse bambara inkweto z'ibirere bibaza ngo ibi bizagenda bite. Hari abantu bariye umuceri bakuze. Hari abantu bambaye imyenda myiza bibagoye. Hari abantu amateka yagiye ajugunya ahantu, umuntu akibona ahantu rwose ibintu bisa nkaho birangiye. Uyu munsi ndi kukwibutsa neza kugira ngo nawe witure neza. Bibiliya y'ijambo ry'Imana nk'uko twayisomye, Dawidi aricara mu ngoma, aricara mu murwa, aricara mu bwami bwe, mu ngoro ye aricara, aza kwibuka ibintu bibiri. Haleluya, haleluya. Nibyo naje kukwibutsa uyu mugoroba, kugira ngo wibuke. Ikintu cya mbere yibutsa Yonatani, icya kabiri yibuka imbabazi z'Imana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yibutse Yonatani, hanyuma nyuma yo kwibuka Yonatani yibuka n'imbabazi z'Imana. Twabonye uburyo bwo kwibuka bubiri. Aho ya bwa mbere yabajije arabata, ariko nta muntu waba warasigaye mu muryango kwa Sawuli. Ahangaha yumvaga akeneye umuntu ukomoka kwa Sawuli, uwo yaba ari wo wese. Arabati kandi igituma uwo muntu mukeneye, haleluya, nkeneye yuko namugirira neza ku bwa Yonatani. Nkeneye kumugirira neza ku bwa Yonatani. Ku bwa Yonatani gusa ndashaka kugirira neza umuntu. Ku bwa Yonatani gusa ndashaka gutabara umuntu ufitanye isano no kwa Sawuli. Ngo ako kanya bamuzanira umugaragu we witwa Siba. Siba bamugejeje imbere ye, haleluya. Aramubaza ngo niko ni wowe Siba? Undi ati ni jyewe Siba. Aramubaza ngo noneho akimara kubona Siba, umugaragu we yibuka ikindi. Bwana asifiwe. Yibuka ko nubwo yakundanye na Yonatani, yibuka ko nubwo Yonatani yajyaga mumenera amabanga yuko Sawuli ashaka kumwica, yibuka yuko nubwo Yonatani yagiye amugaburira kandi akamutunga mu bihe bitandukanye. Bwana asifiwe sana. Aravuga tuko biri kose nawe ntiyariwe, ahubwo yari Imana. Bwana asifiwe. Umunsi wibuka bakurwanyeho ngo wige, naje kukwibutsa ngo wibuka bakurwanyeho kugira ngo ugere aho uri.
ibuka bakurwanyeho kugira ngo utere imbere, ibuka bakurwanyeho kugira ngo winjire mu kazi, ibuka bakurwanyeho. Naje kukwibutsa abantu bakurwanyeho cya gihe inyota ikwishe, naje kukwibutsa abantu bakurwanyeho cya gihe inzara ikwishe, naje kukwibutsa abantu bakurwanyeho cya gihe umanjiriwe wibaza ngo ndajya he, naje kukwibutsa abantu bakurwanyeho cya gihe, oh haleluya, ubona uri hagati yo gupfa no kubaho. Aho ngaho rero niho Dawidi yibutse Jonathan arabati ndashaka gukora ikintu kwa Sawuli, umuntu wawe waracitse ku icumu wese ndamugira neza ku bwa Yonatani. Ariko ageze hepfo yibuka kuko biri kose nubwo Yonatani hari ibyo yakoze, ariko nawe yari Imana. Arabati uko biri kose Yonatani yarapfuye ariko nicaye ku ngoma, kandi binabibwiwe n'Imana. Imana yantoranyije nkiri mutoya. Bwana asifiwe. Arangira abwira Siba ati Siba, ndashaka kugira ngo noneho umbwire niba hari umuntu wasigaye kwa Yonatani, kwa Sawuli, kugira ngo mugirire imbabazi z'Imana. Bwana asifiwe. Ndagira ngo uyu mwanya, uyu mugoroba, wongere wibuke ibyo bintu bibiri. Wibuke uwakugiriye neza, wibuke n'Imana yamukoresheje, wibuke uwatumye uzamuka ukagera aho ugeze, wibuke n'Imana yamukoresheje. Nta muntu n'umwe ugera aho agera nta bantu babayemo, ariko kandi finanso ikomeye iba ari y'Uwiteka Imana. Bwana asifiwe sana. Wibuke ineza y'Imana, wibuke neza y'Imana. Ntiwari uzi kuzashaka, ibuka ibirenge byawe byaratambamye kubera amavunja, wibaza uko amavunja azagushira mu birenge. None Uwiteka yakugiriye neza, uricara mu modoka nziza ukumva uraberewe. Wibuka amateka, wibuka abantu bakurwanyeho. Uyu mugoroba naje kukwibutsa abantu bakurwanyeho. Imana agiye iturwana ikoresheje abantu bene data. Ntimukihagarareho, ntimukaba abasirimu ngo mwibagirwe. Hajya umuntu amara kubona yageze mu gipangu yinjira asonye, hajya umuntu abona amaze kwicara mu modoka nziza y'umuzinga, hajya umuntu abona amaze kubyara abana 3, 4, 5 b'abasirimu, hajya umuntu amara kubona yamaze kubona umugabo cyangwa umugore akagenda akabaterera iyo. Naje kukwibutsa neza ngo nawe witure neza. Imana irakwatatse muri uyu mugoroba, Imana iragusuye muri uyu mugoroba, ngo nawe wibuke neza, witure neza. Dawidi yibutse Jonathan, arangije arabati uko biri kose ubuzima bwanjye nibutse aho Sawuli yashatse kuntera icumu, nibutse uburyo Sawuli yagiye ahiga ubuzima bwanjye. Haleluya. Harabati Jonathan yarahabaye akazajya mburira lozitando le kerebosia ele sonse devene shala gresianse tous les charabora syndrome negresansova. Ndagira ngo wibuke abantu baguhishe muri jenoside, ibuka abantu bakurwanyeho, ibuka abantu baguhishe, ibuka abantu bagutije imyenda, ibuka abantu bakushyize ku rutara, ibuka bagushize munsi y'igitanda, ibuka abantu barwanye ku buzima bwawe. Idosite romangea, ibuka ineza y'Imana. Ndagusuye mu izina rya Yesu. Wa mugabo wenda gusuye, ibuka ineza y'Imana. Wa mugore wenda gusuye, ibuka ineza y'Imana. Wa mutegetsi wenda gusuye, ibuka ineza y'Imana. Diporome yawe siyo rutagiza abandi, ariko Uwiteka yisize amavuta, iradominira, zamuka wicaye mu mwanya mwiza, witerera iyo. Ibuka ineza y'Imana. Imana ikuntumyeho uyu mugoroba ngo wibuke ineza y'Imana. Imana iragusuye umugoroba ngo wibuke ineza y'Imana. Imana tosika delle sirivin gresile ola shandole bone sandro kresia tu la shiri vidre mangraya sire tuta boya sisi winimanda oli tuta shiri grisianse. Imana yacu nishimwe. Ibuka ineza y'Imana, ibuka ineza y'Imana, ibuka ineza y'Imana. Ibuka wa muntu wagutije igikoti ukanyura kuba kwica ntibakumenye, ibuka wa muntu, ibuka ya mihoro yakugarukiye ku bikanu, ibuka ya masasu wanyuzemo. Wibuka ineza y'Imana. Uyu mugoroba nimwibuka ineza y'Imana. Yemwe bene data, Imana irabasuye ngo nimwibuke ineza y'Imana. Abantu bararangaye, abantu babaye batereriyo, abantu babaye basirimi Kigali, abantu babaye basirimi Burayi, bibagiwe ineza y'Imana. Naje kukwibutsa ineza y'Imana. Ngo Siba akimara kuvugana na Dawidi, Dawidi amubwiye ati nta muntu wasigaye,
amubwira ijambo rikomeye nshaka kukubwira. Aramubwira ati hasigaye umwe, ariko kuba mu murwa ntibishoboka. Ari muri ba bandi birukanywe, ari muri ba bandi bavanywe mu mujyi, ari muri ba bandi birukanywe mu murwa, afite ikibazo cy'ubumuga. Ntabwo itegeko watanze rimwemerera kuba mu mujyi. Yaramugaye rwose, nta kiba mu mujyi. Yavuye ahangaha, ubu sigaye twumvise amakuru ko yibereye Lodebari kwa Makiri mwene Miyeri. Niho ari itegeko watanze, itegeko watanze ryirukana impumyi, ryirukana abakajorite. Iryo ngiryo ryamuvanye mu murwa Nyagasani. Ntabwo ari mu bantu bagarugwino, ntabwo ari mu bantu bagarugwino. Noneho kandi uwo nguwo nta nubwo ari uwo mu muryango wa Sawuli, ahubwo ni umuhungu wa Yonatani nyirizina. Bwana sifiwe. Yo, ni umuhungu wa Yonatani. Dawidi lazole mangetaya, ako kanya nk'umwami ahita asinyira irindi tegeko, asinyira irindi tegeko ry'umwihariko rirengera umuntu umwe, rigarura umuntu umwe mu murwa, rigarura umuntu umwe mu mujyi. Aravuga ati uwo nguwo nubwo itegeko rya mbere rye waritanze ko nta muntu w'umugabo uzaba mu murwa, uzaba mu rurembo rwanjye, uwo nguwo wahawe uburenganzira, mugende mumuzane. Haleluya. Uyu mugoroba Imana ishyiraho irindi tegeko. Dole sene mangreya hoshate kontaraba zinimanda kutarabaya. Itegeko rigukumisha mu kazi, itegeko riguhesha ibyawe wabuze, itegeko rigugumisha mu rugo rwawe, itegeko rituma abana bawe biga, itegeko rituma ubuzima bwawe bubaho. Mu izina rya Yesu ndahanurira irindi tegeko rishya. Haleluya. Satani aryashyiraho amategeko. Itegeko rya kabiri niriremwe ku buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Ndanezerewe mwene Musonera. Haleluya. Dawidi ashyiraho irindi tegeko. Aravuga ati nubwo itegeko natanze ritemerera Mefibosheti, ritemerera amakajorite kuba mu mujyi, nubwo itegeko nashyizeho ritemerera amakajorite kuba mu mujyi, uwo muhungu wa Yonatani mumuzane agaruke hano. Lezokita, ndahanurira ubuzima bwawe. Imana nishyireho irindi tegeko rishya. Yewe wa musore we, Imana ishyize itegeko ku buzima bwawe, kongera kubaho. Indwara zari zigukoroneje. Yewe wa mugabo we, wa mugore we, ndashyiraho irindi tegeko. Nimwumva uko Uwiteka avuze, ashyizeho irindi tegeko rishya, ashyizeho irindi tegeko rishya. Imana ishyizeho irindi tegeko rishya. Nubwo byari biyogayoze mu kazi kawe, nubwo byari biyogayoze mu rugo rwawe, nubwo byari biyogayoze abakurwanya, inzandiko za cyamunara dore zari ziparitse, warukanuye amaso, wumvaga ubuze aho werekeza, ariko akira irindi tegeko rishya. Ndahanura itegeko rya kabiri rikurengera, itegeko rya kabiri rikurengera. Bwana sifiwe. Arangije ngo Mefibosheti bajya kumukurira Lodebari. Mefibosheti abonye imodoka ziza kumukurira Lodebari, aravuga ati ngahore karabaye, ibizanze zaramenyekanye. Umwami yarabimenye ko nageze i Lodebari nkamuvuga nabi. Umwami yarabimenye ko nageze i Lodebari nkavuga ko yatwanze, yatwirukanye mu mujyi. Umwami yamenye neza ibyo namukoreye, none arankurikiranye na hano. Asezera kubari inshuti ze bafatanyije umubabaro. Aravuga ati rwose mwene data, igendere genda ajye kwipfira. Andi makajorite yari Lodebari, aravuga ati ngaho igendere mwene data, nta kundi nyine, wavutse mu muryango w'ibwami. Jya kubisobanura, jya kwisobanura, jya kubwira umwami ntabwo umukira. Urabizi ko twirukanye mu mujyi, none dore niyo baje kureba sha, ngaho igendere. Bamwe banga no kwitambwa ngo bagaragaze ko bari kumwe nawe, bari inshuti ze. Imana idufashe kandi ntugire neza. Mefibosheti ngo atungutse imbere ya Dawidi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ijambo rya mbere Dawidi yamubwiye, haleluya, yaramubwiye ngo humura. Aravuga ngo humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Aravuga ati kandi uhereye none uzajya urira ku meza yanjye. Aravuga ati kandi si ibyo gusa, ndagusubiza
imisozi yose, imitungo yose, amafaranga yose, amazu yose, inka zose, imitungo yose ya sokuru ndayiguhereza n'amasambu. Kandi si ibyo gusa, abari abagaragu ba so, abari abagaragu ba sokuru bose bajya baguhingira, ngwino wicare mu mujyi. Nibutse neza, haleluya, nibutse neza, nibutse neza, nibutse urukundo, nibutse ubucuti nari mfitanye na so, nibutse imbabazi z'Imana. Nanjye nkugiriye imbabazi, ngwino ugaruke mu mujyi. Bwana asifiwe, haleluya. Uwari uvuye i Lodebari yamaze kwikatira kujya kugwa i Yerusalemu mu rurembo rwa Dawidi, ngo yikubita hasi araboroga, aravuga ngo mbese niki gitumye unyibuka kandi ndi intumbi y'imbwa. Nimwumva uyu muntu ajya kugera ku rwego rwo kwita intumbi y'imbwa, aba yarageze ahantu mu cyiciro kibi. Imana nishimwe kandi ntihabwe icyubahiro bene data. Imana nihimbazwe nishyirwe hejuru. Umuhungu abwirwa ijambo ry'ihumure, abona itegeko ry'umwihariko ritagarura abamugaye bose mu murwa, ahubwo we rimugarura mu rurembo rwa Dawidi. Ndagira ngo muri mugoroba nkubwire ngo humura, kandi Uwiteka ashyizeho irindi tegeko rishya rikubeshaho. Itegeko rishya rituma usubirana ibyawe Satani ashaka kunyaga, rigusubiza mu buzima ubwo utibwiraga ko wabamo. Tugana ku musozo, ndagira ngo dufate umwanya wo gutekereza. Wibutse neza, ese niba wibutse imbabazi z'Imana, ukaba wibutse ineza y'Imana, ndi gute wowe utakwitura ineza? Uyu mugoroba ukubera umugoroba wo gutekereza uburyo ukwiye kwitura Imana ineza yakugiriye. Uyu mugoroba ukubera umugoroba wo gutekereza uko wakwitura Imana ineza yakugiriye. Utekereze, wibuke, maze Umwuka Wera gusure, akwereka uburyo ukwiye kwitura Imana ineza yakugiriye. Imana ibahe umugisha, umugoroba mwiza, murarane n'Imana. Aya magambo agwe neza imitima yanyu, aho muri mugabanira ibyiza mu maso y'Imana. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, twibutse imbabazi zawe, twibutse ineza yawe. Ni wowe watunyujije hahandi hose, utugejeje ubu, kandi ntambwe waduteje ni nziza, aho tugeze ni heza. Uko biri biruta mbere, wahinduye ubuzima mu buryo bufatika. Dushoboze buri muntu wese gutekereza ku mbabazi zawe n'ineza yawe, kandi dushoboze kwitura ineza uko dushobojwe n'Umwuka Wera. Urakoze, bana na buri muntu wese uri bwumva ijambo ryawe, Umwuka Wera muyobore, imbabazi z'Imana zikomeze kudutwikira twebwe ubwacu, kandi ushyireho itegeko rishya ku buzima bwacu ritubeshaho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.